kandi umugabane Imana itanga. Yego, Haleluya. yego. Utandukanye n'uwo abantu batanga. Haleluya. Ijambo riratubwiye ngo shinga urubanza, ushinga urubanza uburane, hamagara Imana, pfukama, ushe bugufi. Niba ari ikibanza Imana izakiguha, Yego. niba ari umunani Imana izawuguha. Haleluya. Haleluya. Rimwe nigeze shinga urubanza ndaburana imbere y'Imana. Ubwo umugore yari yarantaye nyine aragenda. Noneho inzu twabagamo azana abayobozi b'umudugudu bansohoramo bavuga ko ndi umwinjira ntacyo maze, kandi inzu ninjye wagize gute, ninjye nayubatse. Azana abayobozi buriya hari igihe Imana ifata abayobozi ikababuza ubwenge kugira ngo yiheshe icyubahiro. Buriya iyo Farawo aza kubimenya ntabwo yari kwemera gukurikira Abisirayeli, ariko kubera ko Imana yari yamufunze ubwenge, yari ibintu byose ibitekerezo yari yagize gute, yari yabifunze kugira ngo yiheshe icyubahiro hehe ku nyanja. Reka nkubwire, ikigeragezo urimo ntabwo ari cyo kukwica, abone icyo kugira ngo Imana yiheshe icyubahiro ku muntu uri kukugendaho. Dufite abantu batugendaho. Noneho abayobozi b'umudugudu baraza bansohora mu nzu. Ubwo umugore wanjye yari yabaguriye inzoga, yaracuruzaga Kimironko. Haleluya. Yego. Reka dushinge urubanza tuburane. Turabakire bakunzi bacu mudahwema kudukurikira kuri TV y'umugore w'inkuba. Mahoro y'Imana nabane namwe. Twongeye kugaruka mu bihe byiza by'ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Hanyuma imbere yacu tuhafite umutumirwa, tugiye kumwakira bibwira bagezeho n'iki Imana yashize ku mutima we. Turakwakiriye mukozi w'Imana. Imana ibaha umugisha. Basa n'Imana. Mavuta y'Imana ari ku buzima bwawe. Niyo yabivuze. Amen. Amen. Yego. Dawidi avuga amagambo akomeye, aravuga ngo nibutse iminsi ya kera nongeye kuramburira Uwiteka amaboko. Ukuri tumuramburiye amaboko. Twibutse ko yaturinze ibintu byinshi. Imana imuha umugisha. Turakwakire rero, wakibwira abantu bagukurikiranye ku mugore w'inkuba. Nitwa Kamanzi Theogene, ndi umugabo, mfite umugore umwe n'umwana umwe, ndi umukristo, nanjye ndahatana kugira ngo mbashe gusingira icyo Kristo yadufatiye. Imana ibaho umugisha. Amen. Yego. Reka dusenge kugira ngo mbagezeho icyo Uwiteka ashyize ku mutima wanjye. Uri Imana y'amahoro, uri Data wa twese mwiza, uri umutabazi, umurengezi, uri Imana iteye ubwoba, uri Imana ivuga bikaba. Mwami ndasenze kugira ngo Uwiteka Mwami ubashe kubana natwe muri iki kiganiro. Abantu bakurikiye iyi cano umugore w'inkuba, Uwiteka we, kugira ngo abumvire ijambo Uwiteka ribabohore mu mitima yabo. Kandi turakwinginze, udahari ntacyo twakora, ngwino ubane natwe. Imana ishimwe, ngwino udushyigikire kandi ukomeze gukora iby'imbaraga mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha abantu badukurikiranye, abari hirya no hino ku isi. Ndabizi ko ubutumwa bugera hose. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri muri Yobu ibice byaho 13. Ariko mbere yuko tuganira kuri iri jambo hari ikintu njya nkunda kuvuga. Ngewe ndi mu bantu bakomerekeye mu rusengero. Ndi umuntu wa mbere wakomerekeye mu rusengero. Ibi bintu tuba dukora nubwo tuba tubwiriza, ariko tuba dufite n'ibikomere, ariko kandi tunazi aho ibyo bikomera aho bikirira turahazi. Ibi bikomere bikirira hero, bikirira mu masengesho. Iyo usenze Imana igukiza igikomere. Rero najyaga mbwiriza rimwe na rimwe ku rusengero bampa umwanya ngo mbwirize, namara kubwiriza umushumba agahita ambwira ati mbare gatatu wasohotse. Ariko turashimira Imana ko amaraso ya Yesu yagize umumaro, yahuje abatari kugira gute. Impamvu rero mutaza kubyumva ngo ni intambara, ntabwo ari intambara, ahubwo mushumba yarari kuntegura icyo nzaba cyo. Rimwe na rimwe hari igihe uhura n'ikigeragezo ukavuga ati uyu muntu uri kungerageza, oya, ikigeragezo uhuye nacyo kiri kuguteganyiriza icyo uzaba ejo hazaza. Rero ako kantu karankomye cyangwa karankomerekeje, ariko turashima Imana ko tukibirimo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yobu ibice byaho 13. Turasoma ibice byaho 13, turasoma duhereye ku murongo wa 4. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo umurongo wa 4, aravuga ngo ariko muri abahimbyi b'ibinyoma,
mwese muri abavuzi badafite akamaro, icyampa mugahora rwose mwaba mugize ubwenge. 6 ngo noneho nimwumve urubanza rwanjye kandi mutegere amatwi kuburana kw'iminwa yanjye. Mbese murashaka kuburanira Imana muvuga ibyo gukiranirwa mukariganya, murayicira urwa kibera, murashaka kuvugira Imana. Mbese ibagenzuye aho byababera byiza. Murashaka kuyiriganya nk'uko umuntu ariganya undi. Ni ukuri izabahana niba muca urwa kibera rwihishwa. Mbese gukomera kwayo ntikuzabatera ubwoba, igitinyiro cyayo kikabagwira. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Iryo jambo tugiye kuvugaho gatoya. Aya magambo cyangwa se iri jambo Yobo aryandika yari afite umubabaro n'agahinda, kandi dufite abantu muri no minsi bafite umubabaro n'agahinda. Uyu mubabaro ufite wowe udukurikiye, uyu mubabaro ufite nta mwana w'umuntu wagira gute wawukomora. Yobo avuga aya magambo yarababajwe n'ibihe yaragize gute yararimo, kandi koko yarari mu bihe bigize gute bikomeye. Noneho kuba muri ibyo bihe abantu ako batakaje ngo bamubwire ngo ihangane mwene data, buriya naho utaha umuntu ibyo kurya ariko amubwira ngo ihangane, naho aleluya, buriya umuntu ukubwira ngo ihangane turi kumwe, ni nk'abaguhaye amafaranga, ni nk'abaguhaye ibyo kurya, ni nk'abaguhaye. Iyo umuntu uhuye n'umuntu akubwira ngo ihangane, uwo muntu ujye umusabira umugisha. Yobu rero ntabwo bigeze bamubwira ayo magambo. Aleluya. Niyo mpamvu yanditse aya magambo. Aleluya. Aya magambo yavuga yari afite intimba n'agahinda, ariko turashimira Imana. Natwe tugiye tuduhura n'ibihe bibi tugira intimba n'agahinda. Nigeze ngira igihe kimwe umugore arana akajya ambwira ati we nta nubwo dukwiranye. Uwo mubabaro nawubayemo. Kandi hari n'undi muntu ubuhurikiye nawe uri mu mubabaro umeze gutyo, ariko turashimira Imana kwigikura abantu mu mubabaro. Haleluya. Turashimira Imana ko igitandukanye ibihe. Abantu badukurikiye, Imana igiye gutandukanya ibihe biburimo. Haleluya. Yobo arandika aravuga ngo ariko muri abahimbyi b'ibinyoma. Dufite abantu bajya baduhimbira ibinyoma, babona Imana iri kutugerageza bakavuga ko ari ibyaha twakoze biduhindutse. Turashimira Imana ko atari ibyaha, ahubwo ari igihe Imana idushizemo. Alabistota. Hari igihe Imana igushyira mu gihe abantu bakukurebera muri icyo gihe bakavuga ngo urapfuye birarangiye, kandi igihe Imana igushyizemo ari cyo ugiye kwemererwamo, ari cyo gihe Imana igiye kugutabariramo. Ndashimira Imana. Haleluya. Uyu mugore wambwiraga ngo ndingegera, turashimira Imana ko tukiri kumwe. Bene da ntabwo twatandukanye. Yo baravuga ngo muri abahimbyi b'iki b'ibinyoma. Haleluya. Amen. Baravuga ngo ariko muri abahimbyi b'ibinyoma, ngo mwese muri abavuzi badafite iki akamaro. Hari igihe uhura n'umuntu ukamubwira ikibazo aho kugira ngo agufashe, akubwira ati cyangwa se nk'umunyamasengesho. Uko hari igihe uhura n'umunyamasengesho ukamubwira ati nyamara ndababaye, mfite n'agahinda, nsenya, aho kugira ngo agusenyere akagusengera n'ibyo, ariko yagera hirya ikigerageza akagisunika. Yesu nashimwe. Yobu we hano aravuga ngo muri abavuzi, ngo mwese muri abahimbyi b'iki b'ibinyoma, muri abavuzi badafite iki akamaro. Haleluya. Aravuga ngo icyama mugahora rwose. Haleluya. Mwaba mugize ubwenge. Haleluya. Hari abantu bagiye guceceka igihe bamaze bakuvuga, igihe bamaze bagusebya. Hari abantu bagiye guceceka kuko Imana ivuganye nanjye imbwiye ko yurukije gucecekesha abantu bari kugusebya, yurukiye gucecekesha amajwi yose uri kumva. Haleluya. Haleluya. Ngo aravuga ngo icyama mugahora rwose mwaba mugize iki, mwaba mugize ubwenge. Haleluya. Haleluya. Aravuga ngo noneho nimwumva urubanza rwanjye. Ijambo nagendere ni rivuga ngo noneho nimwumva urubanza rwanjye, nimutegere amatwi kuburana kwanjye. Wishinga urubanza mu bana b'abantu, ahubwo rushinga imbere y'Uwiteka. Aravuga ngo noneho nimwumve. Haleluya. Urubanza rwanjye, nimwumve kuburana kw'iminwa yanjye. Wagiye ubwira abantu ngo bagufashe mu kigeragezo, wagiye ubwira abantu ngo bagufashe kugira ngo ugire aho ugera, ariko ibyo byose baranga.
haleluya haleluya. Amen. Ariko shinga urubanza. Nigeze nsoma ijambo rivuga ngo shinga urubanza uburane kuko ibyo uburana ari ukuri, ibyo tuburana ni ukuri. Haleluya. Hari umuririmbyi aherutse kuririmba aravuga ngo turaburana imbago za ba sogokuruza, ngo twamaze kumenya neza etana wirisa aho zari zishinze. Haravuga ngo ntibishoboka ko zishingurwa tureba. Haleluya. Miriyamu, haleluya, icyo gihe mu Bisirayeli nta jambo yari afite, nta nubwo yari guhabwa umugabane, ariko ngo asenze Imana. Haleluya. Ngo asenze Imana, ngo Imana iramubwira ngo ibwira Abisirayeli avuga ngo nawe agomba guhabwa umugabane nk'abandi bose. Dushimiye Imana ko iduhaye umugabane nk'abandi. Waraciwe, umuryango ntukwemera, Imana ishimwe, ariko Imana igiye kuguha umugabane, kandi umugabane Imana itanga. Haleluya. Utandukanye n'uwo abantu batanga. Ijambo riratubwiye ngo shinga urubanza, ushinga urubanza uburane, hamagara Imana, pfukama, ushe bugufi. Niba ari ikibanza Imana izakiguha, niba ari umunani Imana izawuguha. Haleluya. Imana yampaye inzu mu mujyi wa Kigali kuri kaburimbo Kinyinya, izanandikwa. Iyi Imana irakora. Wowe shinga urubanza uburane kuko ibyo tuburana ari ukuri. Haleluya. Nabaye mu bihe byo gusenga, Imana ikajya imbwira ngo izangirira neza. Haleluya. Yabimbwiraga ndi kurira mama, ikambwira ngo nzakugirira neza, ikabimbwira ndi kurira, nkavuga ntibishoboka. Ariko ijambo ryaravuze ngo ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Yo baravuga ngo nimuceceke. Haleluya. Nimwumve urubanza rwanjye, nimwumve kuburana kwanjye. Tera intambwe uzi imbere y'Imana, ushinga urubanza. Mu bantu byaranze, mu bavandimwe biranga, mu bantu bose warabiyambaje biranga, ariko shinga urubanza imbere y'Uwiteka. Amanukiye kukurengera, amanukiye kugutabara. Arandika aravuga ngo icyampa mugahora rwose. Haleluya. Ikibazo abantu bari kujya kubariza aho badakwiriye kubariza. Icyo nicyo kibazo abantu bafite. Yobu yageze aravuga ngo umugore aramubwira ngo noneho n'ubundi ndabona nta buzima. Bibiliya ivuga ngo iki? Yaravuze ngo Yobu yasigaye, inshuti yarasigaranye ari urujyo. Haleluya. Ngo niyo nshuti yaraziza gutera asigaranye ngo yishimisha iki? Urujyo. Haleluya. Ngo umugore aramwitekeza avuga ati n'ubundi cyambere nta buzima ufite. Kuba nta buzima ufite rero n'ubundi iyo Mana ntigukijije, ntinakwishe, nibura ngo umunambe mu maso kuko uranukira. Uzi ko hari igihe ubana n'abantu uri kubanukira utabizi. Ariko Yobu we yaragize gute? Yarabizi. Dufite amahirwe, Imana ishimwe, yuko ibitubaho byose tuba tubizi. Iyo tugeze imbere y'Imana dushinga urubanza, iratubwira ati noneho mwumva uko bigenze, ikahera ku murongo, ikakubwira ngo ca muri iyi nzira. Dufite Imana, ni umujyanama mwiza, ni umutabazi utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Haleluya. Ngo Yobu aravuga ngo ubaye umwe, abwira umugore aramubwira ngo ubaye umwe mu bagore b'iki? B'abapfa. Haleluya. Arangiye avuga ijambo rikomera avuga ngo naho napfa, napfuye Imana ngize gute? Nyiringiye. Komeza kwiringira Imana, usenga Imana, ushinga urubanza uburane. Haleluya. Ngo noneho ngo nimwumve urubanza rwanjye kandi mutegere amatwi kuburanwa kw'iminwa yanjye. Zamura ijwi ryawe, hera abistopera, zamura ijwi ryawe, ushinga urubanza, uyibwire ibikugoye. Niyo mpamvu umuririmbyi yuzuye Umwuka Wera aravuga ngo bwira Yesu byose, ni inshuti yawe, arakunda kandi afasha abantu bagize gute? Akunda, afasha abantu bagize gute? Bashavuye. Haleluya. Ndabyumva neza, ndumva Imana hari abantu igiye kuburanira, hari abantu Imana igiye kuburanira. Hari Imana irambwiye ngo hari umuntu waburanye urubanza baramuriganya, mbese aranajurira nabyo biranga. Iyeri yambwiye ngo rubanza irujemo. Haleluya. Icyampa ubyumve cyane, Imana ishimwe. Ngo Yobu ngo aravuga ngo nimutegere amatwi, mwumve urubanza rwanjye. Urubanza rwawe rukure mu bantu, urushyire imbere y'Uwiteka. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo nzakunambaho akaramata, ngo imvi nizishake zizabe uruyenzi. Haleluya. Haleluya. Haravuga ngo mbese murashaka kuvugira Imana? Dufite abantu baza kutuvugira nabi imbere y'Imana. Ikintu nkundiriye Imana rasi. Haleluya. Amazina yanjye irayazi, izi ko nitwa Kamanzi. Haleluya. Irabizi nuko ntuye Ikinyinya, irabizi. Abantu bari kuyiha amakuru yanjye irayayobera. Dufite abantu bapfuye bahagaze, bari kujya kudutangira amakuru k'Uwiteka, kandi amakuru yacu ageze gute? Arayazi. Niyo mpamvu Yobu yavuze ngo mbese murashaka kuvugira Imana? Murashaka kuyiriganya nk'uko umuntu ariganya undi? Ijambo twashoreze riravuga ngo mbese aho ibagenzuye
byababera byiza. Imana ije kugenzura, haleluya, ije kugenzura abakuvuze Genzura, nabi, Mana. ije kugenzura abantu bari kukwataka baguhora ubusa, Yes. aje kugenzura. Haleluya. Ariko ijambo nyamukuru nagendere ni ijambo rivuga ngo shinga urubanza uburane. Haleluya. Amen. Aravuga ngo nimutegere amatwi kuburana kw'iminwa yanjye, mwumve urubanza ngira gute nshinga. Mureke dushinga urubanza tuburane. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Rimwe nigeze nshinga urubanza ndaburana imbere y'Imana. Ubwo umugore yari yarantaye nyine aragenda. Noneho inzu twabagamo azana abayobozi b'umudugudu bansohoramo bavuga ko ndi umwinjira ntacyo maze, kandi inzu ninjye wagize gute, ninjye nayubatse. Azana abayobozi buriya hari igihe Imana ifata abayobozi ikababuza ubwenge kugira ngo yiheshe icyubahiro. Buriya iyo Farawo aza kubimenya ntabwo yari kwemera gukurikira Abisirayeli, ariko kubera ko Imana yari yamufunze ubwenge, yari ibintu byose ibitekerezo yari yagize gute, yari yabifunze kugira ngo yiheshe icyubahiro hehe ku nyanja. Reka nkubwire, ikigeragezo urimo ntabwo ari cyo kukwica, ahubwo nicyo kugira ngo Imana yiheshe icyubahiro ku muntu uri kukugendaho. Dufite abantu batugendaho. Noneho abayobozi b'umudugudu baraza bansohora mu nzu. Ubwo umugore wanjye yari yabaguriye inzoga, yaracuruzaga Kimironko. Haleluya. Yego. Reka dushinge urubanza tuburane, kuko ibyo tuburana ni ukuri. Haleluya. Imana ntirenganya, ahubwo irarengana. Haleluya. Arabaraza rero baransohora, mfata imyenda yanjye ndagenda njya gukodesha. Haleluya. Haleluya. Abo bari babikoze nk'iki nk'abantu, ariko ndashimira Imana. Umugore wanjye amaze gushyira ubwenge kugenda, narakomeje ndasenga, nta nubwo nigeze mubwira ngo ibukoze n'ibiki. No, ikibazo turi kwisobanura aho tudakwiye kugira gute, aho dukwiye kwisobanura, twisobanura imbere y'Imana. Naragenda senga, Imana irambwira ngo ngiye kukuburanira. Yesu nashimye. Ndashimira Imana ko naburanye ngasubira mu bintu byanjye. Amen. Nasubiye mu bintu byanjye ntaburanye. Naje kugira njya kurega, ngiye ku rukiko rwa Kibagabaga, mbereka urupapuro. Uzi urupapuro bari banditse urupapuro ruvuga ngo njyewe Tuyizere Gororeye mpaye Kamanzi Theogene $1,000,000 y'imperekeza, nzayimuha mu kwezi kwa 12 ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12. Nta mwaka bigeze bashyiraho. Uko mbikubwiye nuko byari byanditse. Imana nimfasha nzazana urwo rupapuro, wenda nye mvuga ibintu bifite ibimenyetso, nzaruzana mu rufotore mu rwereke iki abantu. Haleluya. Noneho icyo gihe urwo rupapuro niko nafashe njyana mu rukiko, barambaza ibi bintu abantu babikoze hari icyo mupfa. Ndavuga nti ntacyo mpfa nabo, uretse ko nyine bandenganyije. Barambwira ati rero bino bintu tubikurikiranye aba bose twabafunga. None niba ntacyo mupfa, banyandikira urupapuro njya mu bunzi. Ngiye mu bunzi umugore bamutumaho, bamutumyeho rero uwo munsi ntabwo twaburanye. Noneho tutaburanye, umugore yaravuze ati ya Mana usenga, ati ubwo ubonye ko ari njye usenga cyane, ari njye ufite amasengesho. Reka nkubwire, Imana izahana ibintu byawe byapfiriye, aho byapfiriye niho igiye kubigororera. Noneho uko byaje kugenda, uwo munsi ntitwaburanye urubanza, bararusubika dusubirayo. Niyo mpamvu nababwiye ngo mushinge urubanza muburane. Bararusubika dusubirayo. Dusubiyeyo, nsubiye gusenga, Imana irambwira ngo uzatsinda utaburanye. Dufite Imana ijya idutsindira imanza tutagize gute, tutaburanye. Haleluya. Impamvu tutaburana nuko tuba twashinze urubanza imbere yayo. Izi ibyo ukeneye, izi ibyo nkeneye. Imana ishimwe. Hanyuma habura nk'iminsi 3 ngo tujye kuburana. Umugore yaje arambwira ati rero yarampamagara, arambwira ati urihe? Ndamubwira nti ndi mu rugo. Arambwira ati wansanze mu rugo. Ndamubwira nti inzu yawe wayinsohoyemo, sinshaka kuyizamo, unsanga aho ndi, aho wanjyanye urahazi. Ndagenda, araza aransanga mu rugo. Arambwira ati rero namaze kumenya ko nagukoreye amakosa, none nari nje kugusaba imbabazi ugaruke mu rugo nk'iki. Ubwo muri make nari nahukanye. Uzi ko n'abagabo bajya bahuka? Barahukana disi. Ye baba we. Uzi ko nabo basigaye bahukana? Ubwo nari nahukanye. Rero turashinda, mubwira nti se nge nta kibazo mfitanye nawe, ariko umenye ko hari urubanza ruhari. Arambwira ati urubanza byarangiye, ndaje tujye kuruburana. Ndamubwira nti nta kibazo. Uzi ukuntu byagenze? Yaramfashe arambwira ati tugende ku kagari, kuko niho inzego z'abunzi zakoreraga. Tugiye ku kagari, abwira abunzi, arabaha perezida w'abunzi, aramubwira ati rero ngewe abantu baranshutse, nirukana umugabo wanjye, none
kandi uyu mutungo twarawushakanye. Ubwo rero narinje ngo ikibazo twari dufitanye mugire gute mukirangize. Noneho nyine ugomba ku mutungo ubwo nyine bandikaho, urumva kuko icyo gihe twari tutarasezerana, bandikaho ko umwe ari 50 n'undi ari 50. Urubanza ruba rugize gute, ruba rurangiye gutyo. Rero narinzanye ijambo rivuga ngo shinga urubanza uburane, kuko ibyo uburana ari ukuri. Yesu nashimye. Tugiye gusenga, ariko iryo jambo nujya ugira ikibazo ntukajye wihutira kubwira abantu, yuzi imbere y'Imana. Sinzi impamvu abarokore twihutira kubwira abantu, kandi hari iyo tubwira ikatwumva. Abantu batwumvira ubusa, barangiza n'urugamba bakagira gute, bakarukomeza. Mwibuke Daniel igihe yari ari gusenga, ngo babonye asenga bavuga ati uyu muntu ntabwo dushaka ko azongera kudusenga, ariko turashimira Imana. Haleluya. Igihe cya Daniel cyararangiye, ariko cyarangiye neza, cyarangiye. Haleluya. Abonye intsinzi, n'umwami abonye Imana Daniel asenga kugize gute, ikomeye. Iyo dusenga rero igize gute, irakomeye. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ubuhamya bwanjye ni burebure, nzabibabwira ikindi gihe, ariko narizanye ijambo rivuga ngo shinga urubanza uburane. Warariganyijwe, waracuruzaga, urahomba, wajyaga ugira abantu bagusura, wajyaga ugira ibiryo, wajyaga ugaburira n'abandi, ariko uyu munsi byararangiye. Ijambo ryavuze ngo noneho mutegere amatwi, nimwumve urubanza rwagiye, ngo yo bashinga urubanza. Ariko kandi hari abantu Imana ize kugenzura, hari abantu batuvugiye nabi, hari abantu batuvuze nabi, Uwiteka aje kubagenzura. Ngo yo barabasubiza ngo mbese aho Imana ibagenzuye byababera byiza. Bene data, mwirinde ko Imana iza kubagenzura, mwirinde ko Imana iza kugenzura abantu. Nigeze amen, Imana yigeze igenzura Sodomu n'i Gomora, isanga ibyo bahavuga ari ukuri, iraharimbura. Twebwe twirinde ko Imana ushinga urubanza uburane, ariko wirinde ko Imana iza kugira gute, kutugenzura. Imana ishimwe. Iryo jambo numvaga riri ku mutima wanjye. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Yego, Imana iguha umugisha. Wasengera abantu b'Imana ntacyo bitwaye, hanyuma wamara gusenga ugatanga nimero yawe. Hari umuntu wagukunda akifuza ko mwasengana. Yego, Mana ishimwe. Dostita tugiye gusenga. Araside wenema. Hari umuntu Imana irengeye wari uri muri divorce. Imana irambwe ngo humura urugo rwawe ntabwo rusenyutse. Imana igushingiye ibendera ry'ubutsinzi. Arasito pele wenema. Imana ishimwe. Tugiye gusenga, tugiye gusenga, tugiye gusenga. Uri Imana y'amahoro, uri Imana ivuga bikaba, iyo utegetse birakomera. Nsengeye umuntu uwo ari we wese wari uruhijwe n'isi, umubiri na Satani. Ijambo riratubwiye ngo noneho nidushinga urubanza tuburane, kuko ibyo tuburana ari ukuri. Mu izina rya Yesu ndaburanira abantu bakugumyeho bakakunambaho, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Abantu bahuye n'izo ntambara, bahuye n'ibyo byose, Yobu we ngo arabyitegereza, ngo aravuga ngo naho napfa niringiye Imana. Niyo mpamvu natwe tukwiringiye. Urubanza rwacu, urubanza rw'abadukurikiye durushyize imbere yawe, dosiye zacu tuzisize imbere yawe. Uwiteka mwami, abantu benshi bagiye badepoza babura akazi, ariko noneho dosiye zose z'akazi zisaba akazi z'abantu badukurikiye tuzisize imbere yawe, tuzise mu rubanza, kuko ari wowe umucamanza utajya ubera. Ndasenze kugira ngo mu izina rya Yesu ubikore kwiyubahisha. Uwiteka tuzumva inkuru nziza, aba bantu badukurikiye bari gushima Imana. Ngaho tuguhaye karibu n'ikaze, ukomeze ukora imirimo n'ibitangaza. Iri jambo rigenderemo, ugira abantu buranira mu izina rya Yesu. Amen. Nimero yanjye ni 0787 6 3 28 mwankurikirana kuri channel yitwa Izabihindura TV show. Imana yo mu ijuru ibampere umugisha. Yego, mujyeho mukande subscribe, musharinge. Imana ibaha umugisha rwose, mushyigikire umurimo w'Imana rwose. Biremewe kwamamaza ubutumwa bwiza. Amen.